Yo, party people, what's up? Pays up, it's Stani, Karnikot, Empire Zap, Club Black Row, BBB. Bienvenue, boy. Aba bantu bari bitabiriye iyo bayita Eco-Vision exhibition y'umukobwa yita ARTHICIEN n'umusista bita ALLIAH. Aba nibo bibuka nibo bita IDN cyangwa se Ibisazi design nyabyo. Reka turebe izi crazy design n'izi crazy artwork zabo. Let's go. nanone ndongera kubashimira mwakoze kwitabira kuza gushyigikira umurimo w'ubuhanzi, gushyigikira ibitekerezo by'abahanzi. So namwe muri abahanzi mwakoze kuza. So hano tugiye kugirana ikiganiro, namwe muraza kukigiramo uruhare wenda ku byo mwabonye mutasobanukiwe, mube wabaza byose nyine muraza kugira umwanya. So mwakoze namwe kwitabira. So nkuko nabibabwiye, njye nitwa Sekarara Croix. Ahangaha ku ruhande rwanjye hari umukobwa mwiza, ni umu artiste, arashushanya, yitwa Peace. Suhuza abantu bakubone. Murakoze. Ku ruhande rukurikiraho hari umu artiste yitwa Kangwesh, nawe ni disciplinary artist, akora byinshi. So ku ruhande rukurikiraho hari ABC, ni umwanditsi, ni umusizi, ni umuhanzi. So ku ruhande rukurikiraho hari Brian, ni umuproducer, nawe ni umuhanzi, akora byinshi mu mwuga w'ubuhanzi. So tugiye kuganira kuri no exhibition. Hari fashion mwabonye, hari na work zirimo hano mo imbere mu kanya, muraza kugenda nazo mu zisure musobanukirwe birushijeho. So hano ku bahanzi mfite, ndahera ku musaza Kangwesh. Wagerageza kuduhereza ishusho y'igitekerezo nyine cya Eco-Within. So nkawe nk'umuhanzi uri gucreatinga, uri gukora ubuhanzi bwawe, Eco-Within isobanura iki, ishushanya iki? Iryo jwi riturwaniramo mo imbere muri twebwe, nkawe nk'umuhanzi rishatse kuvuga iki, ryerekana iki? Murakoze. Izina ryanjye ni Kangwesh. So Eco-Within kuri njye nyine nishatse gusobanurira ni icyo umuntu wese yibonamo mani, ni icyo umuntu wese yibonamo, ko hari igihe umuntu yibona mu cyiza, hari igihe umuntu abona mu kibi, ariko ikibi si cyo twagakwiye gushyira imbere, ahubwo icyiza nicyo cyagakwiye kuza imbere. Ariko Eco-Within iza muri buri ruhande ubwo ari rwo rwose, yaba urubi cyangwa urwiza. So niyo Eco-Within ikora njye. Musaza Kangwesh arakoze cyane. So ikibazo gikurikiyeho ndakibaza ABC, umusizi. Kuko umuhanzi n'umusizi ni abantu bamwe, ariko nyine ubwo umuhanzi iyo ari guhanga, so biza kurangira asize. So nk'umusizi, so how Eco-Within, this metaphor is symbolizing all. Sorry. So how this metaphor symbolizes in your creative process regarding to psychology? What's up? My name is ABC Poets.
Call me ABC, poetry, one and only, rebellious ink, the indigenous son, the one who fathered the past and mothered the future, the hybrid universal black man, daydreamer, future gazer, boundless, countless, endless, the father of infinity rhymes from poetry zoo. Yeah, so my name is ABC Poet. I'm an artist, and we have two pieces inside our bodies, alright? So there is this physical body, and then also the inner body. There is always conversations within two persons. So in my creation process, when I'm writing, I have to take out my inner body and then also conversate with my physical body. That's the echo within for me. Cool. Thank you. Ni gute uno mushinga wa cyangwa iki gitekerezo nyine cy'ibintu biturwaniramo bihura natwe nyine nka identity y'umuhanzi. So gerageza udufashe udusobanurire. Hi, it's Peace, I'm an artist, a visual artist. Ahantu echo within horera na identity dufite nuko ntabwo itangira just a present. It comes from the past, even experience dufite, like urugero, natangamo urugero, like a pencil. Nga pencil kugira ngo ibe useful, you have to go still with resharpening. So you have to go to your back, experience mistakes, but not just because it was a mistake. You can learn from it and prepare your future, your present, how you're gonna react to things, and that's why echo within is very important for me. It feels so personal because people think that I am quiet, and I'm quiet, and they took it as a weakness, not just a weakness. For me, it is not just the way people see me. The way I see myself is more than the way people think that I can't do things. So I have to build myself, see two things that I've gone through. So that's echo within. I need all people here, like, to know what they go through, so they keep going and understand what is inside them than only what they are now, so they can change and see what they feel. Thank you. How does art contribute to this project in our community? So ni gute iki gitekerezo cy'ubuhanzi gifasha societe yacu, ni uruhe ruhare rwacyo? Barakoze. Echo within twabonye ko ari ikintu kimwe kiba ubutekereza mu bintu byose uba ufite, kuko uba ufite ibintu byinshi utekereza, ariko hari ikintu kiba kiganza mu bintu ubutekereza. Icyo ndumva ari nkacyo echo within. Rero biba bisaba kubimurika ku bantu, ari byo by'ingibi turi gukora, kugira ngo ufashe societe nibura nabo bisobanukirwe, bamenye ibibarimo uburyo babisohora. Ni ikiweho nk'umuhanzi usabwa ni muntu. Sasa ikintu cya mbere ku isi buriya kirenze nuko abantu batakizi ni freedom. So freedom, iyo ufite freedom ku mutima bisaba no kwiyegereza undi ukuri hafi. So gusohora freedom bibera kuri we, ni that's why bavuze ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Ni ukuvuga ngo kugira freedom ni nacyo kintu abasha gusharinga abantu bose mu bintu byose ku isi. Imana yahaye ubutunzi abantu nka tiriyari, ubutunzi bwinshi cyane. Iyo mvuze nka tiriyari bavuze ibintu byinshi cyane, ahubwo ngiye Imana ubutunzi yamaye ni ukuba free. Ngiye mfite freedom, that's why nakifuje umuntu wese kugira freedom. Freedom ni ukubaho uko ushaka, ukumva wagenza uko ushaka. Yeah.
nta kindi kintu nabwiriza umuntu kuba kuri sibyo kugira freedom. Literature, poetry, prose writing reflect to echo within. So as I said before, these echoes we put into our vowels or words, and then we put them on the paper. We make them dance. So that's the echoes from inside our bodies. So the only tool we use to express those echoes is just poetry. Some people call it poetry, others call it words, and others call it whatever they want. So but me, I use poetry. So let me give you just like a short example to help you to understand that. I have this poem. It is called White Elephant. In my life I never saw any white elephant. It just came in my mind. There's these two sounds. I had one sound which is like, oh, you go, bro, steal that phone, and the other voice told me, nah, you don't have to steal that phone. Pinch that money, nah, kiss that girl. No, you have those two voices. One is convincing and the other one is telling you not to do that. And then you just like took the vowels and then I'm gonna put them on my paper, and they came like this. I got some spoken word here for you. Make your ears attentive. I know you are sensitive. Mine to you never be motive, because my weapons to you are always active. White elephant thoughts I saw in my mind. I didn't smash, I didn't score. Just worthless and big butt. Light. They saw me well and they just, thoughts like that. You are telling people just, you have to fight it. Brian, so producer, umuhanzi, iki gitekerezo kubera iki ari ingenzi nyine mu buzima bwacu bwa buri munsi, iki gitekerezo nyine cyo kumenya cya kintu kiturwanira muri twebwe, ryajwi nyine rihora rituvugiramo, kubera iki ari ingenzi nyine kuba nk'abahanzi twake exploringa nyine kugira ngo n'undi muntu utari umu artiste nyine amenye yuko ibyo bintu bihari. Ni iyihe mpamvu nyine wumva yuko ari ingenzi yuko izi saha aka kanya twaba twica ahangaha turi kuvuga kuri uno mushinga nyine w'ijwi riturwaniramo? Murakoze. Icyo gihe hari abantu bifasha, kuko ubu uri umu artiste, uri ijwi rivugira rubanda. Hari abantu bihindurira ubuzima iyo babyumvishe. Brian arakoze cyane. So mbere yuko twakira ibibazo biturutse muri audience, reka mbaze ikibazo cya nyuma. Peace, gira microphone. Peace, nk'umuhanzi utekereza ari niyihe ntego nyine y'iyi nsanganyamatsiko cyangwa y'iyi collection ya exhibition? Urabona ari iyihe impact yayo, intego wadufasha ukatubwira? Nakoze ndatekereza ko intego y'iyi exhibitions cyangwa iyi echo within ari ukumenya ko abantu, ni ugutuma abantu bamenya ko echo within iri existed, nyine bamenye gucekinga echo irimo imbere muri, bamenye uwo bari bo imbere. So byabafasha kumenya icyo bashoboye, bakamenya n'abandi. Sulaiman, abandi chef muri Afro-Asian. Naje ntumiwe n'abashuti banjye byo bakora. Muri make nashakaga, sinzi niba ari igitekerezo n'inyunganizi ku byo muvandimwe yatubwiye kuri Nyiramubande cyangwa amajwi atuvugiramo. Mwongera kuvuga ku buhanzi n'umusizi. Umuhanzi ni umuntu ushobora guhanga agendeye ku biriho, ku byahise cyangwa ku bizaza. Ariko umusizi ni umuntu, Abashinwa, kuko nkora Chinese, Thailand and Japanese, mu Bashinwa babyita Tai Chi, hanyuma abandi babyita yoga. Nuko wowe riherera, muri make nta muntu ijwi rye rivugiramo ari mu rusaku.
aritarura akajya ahiherereye, hanyuma ijwi rikamusanga akiganiriza muri we, roho ye ikavamo, akaganira na roho ye, hanyuma ibyo yashaka kuvuga akabyandika cyangwa akabifata mu mutwe. Niko abasizi babaho. Hanyuma nyine umuhanzi we arareba akagira vision, yamara kugira vision agahanga. Ari nayo mpamvu yamaze guhanga ibintu bye bishobora kumara igihe, bifite dure. Ariko umusizi ntabwo igihangano cye kijya kirangira. Bivuga yuko umusizi arasiga. Yamaze gusiga ni ukuvuga ngo igihangano cye bashobora kugikoresha mu gihe turimo no mu gihe kizaza, yaba ariho yaba atariho. Niyo mpamvu bavuga ko umusizi adapfa. Rero nibyo nashaka kuvuga, ko umuvandimwe yatubwiye ati nyiramubande ni igihe uvuga ijwi rikagaruka. Bisaba ko uba uri wenyine ukavuga, hanyuma bitewe nuko ijwi ryagera rigakubita ku musozi rikagaruka nibwo riza. Ushobora kuba ari mu cyumba cyawe, ushobora kuba ari ahandi hantu uri, ariko uri wenyine. Niyo mpamvu rero ibyo bintu byandika cyangwa ukabifata mu mutwe ukabigeza ku bandi. Murakoze cyane. Murakoze cyane ku gitekerezo. Mwiriwe neza. Njye nitwa Aimé Berthe, ndi umutetsi, ndi umusizi, ndi umwanditsi. Njye mfite ikibazo. Numvishe bamwe mwabajije mwatinye kubaza, ariko ngereka mbabarize. Tuzi ko Echo Within ni abantu babiri bari muri twe. Inner person iri muri twebwe. Hari utuvugiramo, natwe ubwacu hari abatabasha kuganira na nyirawe w'imbere ngo abashe kumenya karakasi yiwe y'imbere. So nagira ngo mbaze bano bantu, hari abantu bagira depressions kubera kumva sound nyinshi cyangwa se kumva ikiri kumubwira ngo kora iki, ugasanga muri we gukontrola ayo ma voice biramugora. Ese ni iki wakora kugira ngo ubashe gusobanukirwa nawe w'imbere, ubashe kuganira nawe neza? Ese waba uri mu gihe kitari cyiza cyangwa kondisiyo itari nziza, ni iki wakora kugira ngo ubashe gusohoka muri iyo kondisiyo? Murakoze. Murakoze cyane. Every artist is broken emotionally. Kubera yuko nyine abo artist navuga ko twe tubona ibindi abantu batabona. So bya bintu tubona cyangwa twumva abandi bantu batumva, so nibyo tubaha. So hakaba nibyo tutabaha biguma muri scratch. Ushaka kwandika nyine page ya mbere ukumva ntabwo ari ukayica ukanayishyigunya ugashaka indi. So uburyo nibwo gukaruma ayo izo sounds akenshi usanga nyine niyo mpamvu hari format kuvuga ngo this is poetry man. So poetry nyikoresha mu buhe buryo mbere yuko njye yiguha bingiye ibanza kumvura. So ni nayo mpamvu nyine njye I myself a poet. Kubera iki ni za stories nari mfite nyinshi muri njyewe, ya majwi menshi yari muri njyewe, none ndavuga noneho. So kugira ntirukanka mu muhanda noneho reka nyishire mu makuru, kuko every time when you write home artist, nimba uri ufite stress, nimba uri ufite iki kijya muri ya nushijya rwa rupapuro man, usanga ikaye yawe ya time wafashe muri studio bikajyamo hariya ugasigara uri free, ukumva nyine wakize. Niyo mpamvu nyine mvuga ngo that's what we do most of the time. So what we do is a therapy. Ni kenshi uri muri mood mbi, ni kenshi uri ahantu habi, but ukaba reka numve music, ukumva music, ukumva isay kujyana ahandi hantu, ukumva a spoken word poem kujyana ahandi hantu, ubonye movie ikujyana ahandi hantu, ukumva nyine uraruhutse to. So iyi navuga ko rero art in general yavutse kugira ngo ivure abantu,
tubakoreye consultation tubajyane nyine muri other dimension. Niko kamaro ka art, ntabwo ari ukuvuga so kuki wumva music ukabyina kandi wari wicaye utuje ko kumva music igahita kujyana muri dimension ukabyina kumva utashye wabyibagiwe. So mumva nyine ko ari no, we are therapists, so the art is really therapeutic. Ngira ngo bavuze neza eco within, ibyo twavugaga nka eco within barabivuze mu magambo rwose barabinonosora, ariko ntabwo birarangira hagiye gukurikiraho kagweshi agiye kudukorera performance na poem. Ni poem irabifatanye na performance. Abantu bari hirya rwose nababwira bakegera hano bakareba, kuko gucikwa no guhomba kabisa. So mwegerane cyangwa mugere ahantu muri buze kuba muri kureba ino performance yitwa ibitekerezo byatawe, ari byo abandoned contemplation, hagakurikiraho na humanity ariyo ubumuntu. Yeah, so right now, just gonna perform my poetry. It's called Humanity. So DJ, what is humanity? ingobyi nagara umuntu, ingobyi nagara igihugu, ingobyi ni umuntu. Umunsi w'agahinda, umunsi w'abantu bafashwe nk'atari abantu. Urukundo ni rwiza, nirusakaye mu rubyiruko kugera mu 2000 na tiriyari. Buri umwe afite uko abibona, intarabona y'akamasa yari gasubugi bw'intorezo. Turabizi Rwanda nyamwinshi, nukurira abandi baseka, abaseka bazamera neza. Ubone kugitangaza, politike ni nziza, irasenyika babaza,
gashimisha bakanezeza imihanda y'intono bose barinda bakurengera imfubyi zikarira imfubyi zigaseka rimwe na rimwe abakire bakarira abakire bagatugagara nuko politiki y'isi ku isi hose imeze. Yego wenda ndi umuhungu wigize nka nyirangira ndabizi n'ubiciye ntabwo ngendeye ku rukundo cyangwa ngo ngendere ku rwango uranganye mwinshi bafite imitima myiza n'imitima mibi sinakubwira ariko nta kundi ikintu twese tumeze kiremwa n'umunyamuntu gifata nk'intare n'impyisi ingwe ndetse n'inyamaswa impyisi ndetse n'ingurube inzoka ndetse n'ibikeri imitubu ndetse n'inyama ubuzima bw'isi barebye ejo nitaye ku biri kubera kurya batazi imbaga nyamunsi y'abari gupfa era muri kirere ugere hakurya iyo Badasanzwe nawe baracyari gupfa biteye agahinda by'isi n'umwanda ese kuki izi ntambara ziri mu isi zikomeza kuba proje mu isi nasanze ihenze cyane burya n'intambara abapfa burya n'ibitabo by'intambara. Nowadays what they need is stupid only. Isi ubikeneye ibigoryi kugaragaza ubutwari si ukwica abantu kugaragaza ubutwari si ukubagiza abantu kuko abazi ubutwari ndi mu bwonko kangoresha Thank you so much. Tugiye kureba ibintu nako design nako art nako sinzi uko nanabyita ngewe biba byandenze hari igihe mbireba nkavuga ati ni ibindi bindi. Tugiye kureba collaboration ya exhibition ya ARTHICIEN na ALLIAH bavugaga kuri Eco Within mu kinyarwanda mbigerekereje navuga ni amajwi za nyiramubande tugira ziba muri twebwe rimwe na rimwe nubwo tutajya tubimenya ariko turazigira za zindi zituvugiramo zitubuza rimwe na rimwe no gufata umwanzuro cyangwa zikakwivanga muri iyo myanzuro wafashe. Nibyo tugiye kureba ARTHICIEN na ALLIAH bamaze umwaka bakora kuri no exhibition. Urumva ni ibintu bimaze igihe kinini babyitegura. Turaza kubonamo muri ibyo byose maze kuvuga turaza kubonamo poeme, tuze kubonamo art pieces ni ALLIAH na ARTHICIEN bateguye, na fashion model ari igiye gutangira. Niyo mpamvu nabwiraga abantu bari hirya no hino baze barebe rwose bashiki bacu n'abasaza bacu.
kuzuza bumiwe ubuzima bugoye n'ubwiza n'ishimwe yase yahinduye imyumvire nasi njyewe nanze guhindura inguni umutima uri mu mva wacitse amashuri ukuri kuranga kuri zirika nizawe ko nanyinya ukuri kuranga kuri zirika nizawe ko nanyinya ibitekerezo ndi mu mayina ndarira nkihoza mu mwana utagira nyina gusa ndacyarwana sinjya mva no kwizima haguma ubuzima gukomeza umutima namenyere biva mu muriro utazima nari umucakara w'ibitekerezo ubuzima nta cyerekezo ugambanye game ya puzzle ibibazo byari ibibazo uri mawazo si yabo uko dusa imbere siko dusa inyuma turi gukenyuka tugenda duhemba duhemuka twisanga mu manegeka ikawezinga none bisi competition wiza hidenda bisi nyemye bisi navuye ku nkeke ubugingo nahinduye face ubugenge bwarakuze I'm trying to feel myself the muri jangwe njyenyine I'm trying to change my life ndarwanirira ubundi way kabura
ariko nizere ko amaso yanyu yaryohewe kabisa. Uyu mwanya rero ndashaka guha ikaze abaduteranyije hano twese iri joro aribo ARTHICIEN na ALLIAH. Ubundi baduha ikaze nubwo twaryohewe n'amaso ariko tugomba kureba ibyo bakoze. Murakoze, tugiye kuvuga ibintu byinshi kuko iyi show ntabwo ari event cyangwa iyi exhibition, ntabwo ari exhibition yo kuvuga amagambo menshi, ni exhibition nyine y'ibikorwa. Gusa amagambo aba akenewe kugira ngo aherekeze ibikorwa, ariko ntabwo duhagaze hano imbere yanyu kugira ngo tuvuge amagambo menshi cyane. Amazina yanjye banyita ARTHICIEN cyangwa se nige ARTHICIEN. Tukaba twarateguye exhibition yitwa Echo Within. Mwiriwe neza, amazina yanjye nitwa ALLIAH, ndi umu artist, ni visual artist. Yanyu mbashimira cyane kuba mwageze hano, nshimira na team ngari nini yabashije kudufasha mu gutegura. Ndagira ngo opening kino gikorwa mwinjire muri amawaka, ibibazo byose muragira muze kumbaza, nta kibazo. Murakoze cyane.